ntabwo twagomeza kugenda dusize mugenzi wacu ari inyuma kandi hari ahantu hari habi cyane. muri iki gitondora yewe mama cyiza wanzaniraho akantu ko kunywa ufite iki hariya mbona kigaragara cyane izi nyota nzanira kunga ko niko nkunda cyane muri iki gitondo ariko n'amazi uyazane rwose cyane iravuba ndimo ndihuta iravuba cyane rwose merci beaucoup murakoze cyane. Aya ni amakuru mu Kinyarwanda kuri Iwacu TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku mugabo witwa Kanigi. Kanigi ni umugabo ukoze amateka menshi cyane, amateka aramuvuga cyane. Kanigi yarabuze, ariko se ikibazo ni kimwe. Munsanga hano kwa mama cyiza hagiri icyo mbabwira, mugire vuba ndimo kwihuta. Sawa mubanguke rwose. Rero ari musanze rero ndi kureba amakuru kuri televiziyo y'umuntu wakoze ikintu gitangaje cyane, ariko mu kanya nari mpamagaye bagenzi banje bakobwa twiganye ari bambwiye ko bari mu nzira. Rero nagiraga ngo rero muze kumfasha tuzagende dukora ubushakashatsi kugira ngo turebe uriya muntu wahuriye ku kirwa cya Kanigi kugira ngo tumenye ko yarakoze ibintu byinshi bitangaje cyane rwose. Rero rwose muze kumfasha cyane muraba mukoze dukora ubushakashatsi kuko yakoze ibintu bikomeye cyane tu ntabwo uciye mu gihugu uvuga icyo kintu natwe twagitekerejeho cyane tukirangiza amashuri. Yego byari byiza ko tugenda tugakora ubushakashatsi tukareba uriya muntu waburiye kuri kiriya kigo. Ibyo bintu ni ibintu byatubagamo twese, ahubwo icyo gitekerezo uzanye tucyunganire tugende rwose nta kibazo turiteguye. Ariko se umuntu ni muntu ukira yakoze ibintu bitangaje bikomeye cyane, amateka cyane, amateka turayakeneye cyane rwose tukajya no kumureba. Ibyo numva neza njye numva tutajya kuko turabizi, ahubwo twe tugomba kujya gukora ubushakashatsi kuko twebwe turakigukora. Nimba atariyo numva twebwe twagenda nta kibazo, numva twebwe twagenda ariko ni ukuri tureka kuva mu bandi bajya mu bagenzi bawe. Nimba ari tiro abo nimba wumva tutakuri mu gushyira turigerayo twebwe. Naho mugenzi wacu twaburaga singuye nawe arahageze se aho yahageze. Okay, ubwo mubyemeye ni byiza cyane, hari n'abandi tugiye guhura nabo b'abakobwa se cyane rwose. Abakobwa umva biteguye nanjye navuganye nabo mbere yuko nza hano rwose ibintu byakunze twagenda nta kibazo. Sawa tugenda rwose. Ndabona kugira nkari ari na ngamaye mazi cyaka cyane sati kare sugo aya n'amazi cyangwa n'inaki ndabona bitoroshe se ko batinze
batinze ariko ubu baraba baje nabo ndabizi bagira gahunda bashe muze twegera imbere nubwo atigo ariko afite twiza na breve nubwo batinze no kuza basanga ko ariko wenda mu kanya gato baraba baje ahubwo dore ngabari abaraje bambaye barakeye bacagumba noneho cyatwitse none hose nakubwiye yes tubirane iki bari kunwara bari kwamamaza iki yesuwe akashangiye ndarushe nta nubwo twatwana rero nananiwe numva naniwe rwose niko nabona ahantu hameze gutya ndabona muri kutwika mani Okay. Ndabona rero twese tubonanye ikintu gisigaye ni ugufata urugendo twerekeza umugambi n'umwe twerekeza iyo tugiye ni ikirwa gikomeye ikirwa giteye ubwoba ariko uriya muntu waburiyeyo dufite ibyiringiro ko dushobora kumubona tukanavugana nawe hari imisozi miremire hateye ubwoba hari andi majwi menshi tazi hari inkuba hari imvura nyinshi iteye ubwoba ariko umuntu wese yikomeze tuzi ko icyo tugiyeho tugomba kukigeraho kumva rero twafata urugendo tukagenda nimba nta kindi gisigaye mu maje no kuruhukamo ndakeka namwe mwari mwahageze kandi dusanzwe mwahageze fata ibyo kunywa munywe ubundi twerekeze urugendo tugenda mugenzi wacu wasigaye ariko se wa mugano wa mutipe turi kumwe agiye he ari hehe garibyo nabyo ariko se abantu bambaye agapira k'umuhondo mumwiborere bana gashobora kuba yasigaye mumwiborere twigende mani nta mpamvu yo kujya gusa twasiga mugenzi wacu turagenda twari maze hari ahantu hari inyamaswa igendayo ushobora kuba harimo n'ibiti agiriye ubwoba cyane na n'ubu ndumva mfite ubwoba
kugenda dusize mugenzi Cyane wacu ibyo hari rwose, inyuma tujye kandi hari gusubira. ahantu hari habi cyane. ubusa abandi noneho bagiye he ubu ya nkuba ntiyabarangije